we based on education, not financial profession. Yeah. But as well, reka nkubwire abantu tugomba kwemera ko tugeze mu kinyejana gishyashya. Aho mu gihe ugiye gupfura umusaza byakabaye byiza ko umwana wawe byakabaye byiza kufata umwanya ugahereza umwana wawe passphrase. Ukambwira uti mwana wanjye mu bintu nkuraze wowe nguhaye passphrase na holdings Ethereum. Ukavuga uti mfite Ethereum 5 naguze. Ubu ngubu nkagwa naraguze Ethereum 5 iri ku 4,000. Yes. Nyuma y'imyaka 30 mu gihe nzaba ngiye nsanze wa wundi wa nsanze wantumye nabwira umuhungu wanjye bita Kai abwa ndi my son ngizi passphrase izi ni za Ethereum. Nkabwira umukobwa wanjye fata izi ni za Bitcoin, izi passphrase mfite ni za Pi network. Sibyo mu bijyanye kuko muzabyumve nago ziri abazita ngo ni currencies, bazita assets. So iyo bavuze ngo ikintu ni asset ni nkuko tuvuga inzu cyangwa tukavuga n'ikindi n'imodoka n'ibindi, niyo mpamvu bazita ngo ni crypto assets. Nuvuga ngo iyo uziguze ubu ufite umutungo uri kubyumva nubwo ari umutungo uri digital atari umutungo ufatika mu buryo ufatika mu buryo busanzwe. Bivuze ngo abantu bakwiriye kumenya gutekereza cyane cyane ko twangiza amafaranga menshi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko tudashobora kubona miliyoni 5 zigura ikibanza. Yes. Ariko byibura nshobora kubona ibihumbi 100 uri kubyumva ibihumbi 200 bishobora kugura Solana. Wabyumvishe? Simfite abantu benshi bakwiriye kumenya gutekereza. Simfite uburyo bwo kugwiza miliyoni 10 zigura ikibanza muri site. Ariko byibura nubwo ntabasha kugura ikibanza muri site nshobora kugura tubare urugero, nshobora kugura wenda tubare Solana n'urugero. Cyangwa nshobora kugura ADA iri kuri 0.8. Nguzi z'ibihumbi 200 wabyumvishe? Izo ADA z'ibihumbi 200 nguze iri kuri 0.8. Nyuma y'imyaka 5 ADA kabiri ku madolari 10 ngiye gupfa nkasigira umwana ayo mafaranga nago naba musigiye umuhaye ubwamaho. Muhaye amafaranga cyambere muhaye assets bitandukanye nuko nshobora kumara waruzi ko ushaka kumara imyaka 10 ukora utarabasha kugura icyo kibanza ukongeraho nindi wavuze 20 ushaka kumara imyaka 20 uri kubyumva warananiwe kugura iyo asset, warananiwe kugura ubutaka cyangwa inzu uzasigira abana. Wabyumvishe? Wanabishobora ikaba ari inzi mutazabasha kubagabanya. Wabyumvishe? Yes. Bazayirwanira. Ariko ndakubwiza ukuri uvuze uti buri kwezi impembwe 500. Sibyo? Ni urugero. Ukavuga uti nzajya mfata 100 ngure imigabane muri ya company ikora ibyo kunywa nta kwamamariza kwihumura. Uri kubyumva? Tutimbagura. Uza imyaka 40 izajya gushira uri inama ijya kuba muri ya company bakaguhamagara nka biggest shareholder. Mu gihe cyo gupfa uri kubyumva mu gihe uzaba ugiye nibwo uzavuga uti mfite Bitcoin 0.8 mwana wanjye azakira Ethereum izineza ukiraho koko. Yego mise negeza kuba diaspora bamwe na bamwe. Yego bafite n'amafaranga. Yego babakora n'amafaranga akumva ko target ari kumanuka muri Afrika akaza kubaka apartment. Yego ya apartment atazi niba izabona n'abakiriya. Ikintu gitangaje ku bintu bijyanye n'imyubakire mw'iki gihe nuko wenda abantu bamwe batavuga ukuri, abandi bafite trauma zo gutunga amazu. Nkunda kubivuga trauma yo gutunga amazu. Nagwa nk'urugero mushuti wanjye nashatse kuvuga izina ariko uramuzi. Yaragiye ajya ahantu kurugari kurahazi. Yego. Aragenda nibwo yarabonye miliyoni 10 aribwo bwa mbere. Agura ikibanza kurugarika inyuma ku mazi urenze kuri ADPR urahabona. Agura ikibanza, arangije agura ikibanza azamura y'inzu. Uwo munsi inzu ikimara kwisakara yafashe umugore n'abana bimurajya kubatuza kurugarika inyuma hari. Yirengagiza ikintu kimwe ko mu cyaro hajya kuba y'umukire. Buriya mu cyaro hatura umukire. Ntago hatura umukire. Ntago ukennye uba mu cyaro ugapfa ukicwa n'inzara. Ticwa n'inzara se wakora wahinga? Kuko umujyi buryo uturama abantu bashakisha. Umujyi uturama abantu badafite ubutunzi. Ariko mu cyaro bisaba isambu, bisaba uburyo bwo kubaho, kubona ifumbire, kubona ibintu byose. Uburyo bwo kubaho bwo mu cyaro. Afasha umugore, afasha abana, aragiye abajyanye iyo ngiyo kurugarika. Akazi yari afite mu mujyi akabanza agategesha moto ya 2 kugera Bishenyi. Yarangiza kuva Bishenyi agafata 2-5 kugira ngo agere Nyabugogo. Yakoreraga mu mujyi akonyose nyisa akaba 3.
gutaha bitatu n'umugore yari afite akazi yari umuyegenti wabyumvise ku munsi bagakoresha 20,000 muri transit yabaye noneho yakererewe akamwa gacupa bya bindi by'abanywa gacupa moti kamuca 6,000 wayumvishe trauma ikintu cyonyine trauma yari afite yari yuko ngo amafaranga n'ubyukuri 10,000 iyo nzu ayifitaho hashize imyaka 3 miliyoni 10 azifite uri kubyumva nubwo muvuga ngo zirakura uri kubyumva ariko nanone hari imibereho mibi kandi ufite miliyoni 10 burya tujya tuvugisha ukuri uri kubyumva niba ushobora kuba utunze inzu mbwira uti ngiye naguze inzu nyifite iyo ngiyo kurugarika inyuma sibyo bampa miliyoni 15 uri kubyumva ushiduka imibereho urimo za miliyoni 10 wagiye kubakisha inzu kurugarika wararangije kujyamo amadeni inshuti zawe waratanje na sheke zitazigamiye uri kubyumva uri kuvuga ngo ufite inzu nyamara ufite so ugasanga rero umuntu afite iyo trauma umuntu akagira utaka kubita miliyoni 3 miliyoni 5 bakamujyana he akagenda akajya irurindo ngo bogi ikibanza wabyumvishe bati kibanza bakayamuca miliyoni 8 akagura icyo kibanza kikamara imyaka 5 kurumva ikibanza cya miliyoni 3 bisaba kugira ngo wacu kukamunyo ntibishoboka uri kuyumva wacu kukamunyo ntibishoboka birazaba ngo ujye ahantu kure uzabika icyo kibanza mu mafaranga azabahara ariko turebe bazarinda bagufunga uri kubyumva kubera kwikopesha no gufata amadeni kuko wafashe amafaranga yego abantu benshi abantu bose baravuga ngo ubutaka ngo nibwo bwa mbere ahanini burya niyo ufite umugore ukaba utaragura ubutaka umugore ngo abayizera kutaramushaka buriya niyo mpamvu uzareba iteka ibonye amafaranga ubusa ko nta butaka ngira sindamushaka iyo iteka ibonye amafaranga ikintu cya mbere umugore ahagararaho ngo waguze akazi ngo waguze ubutaka uri kubyumva aratekereza ati uyu muntu yapfa ntunguye wirirwa burira moto mu gitondo na nimugoroba uri kubyumva nasigarana iki mu by'ukuri Zibihumure TV muraho mumeze neza ndizera mumeze neza nanjye meze neza ibisanzwe ndi Kuzo Emmy ntago nige nyine ndi kumwe na Dr. Musao. Dr. Musao meze neza? Meze neza ndashima Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, abarokore batakumvishe neza bavuga ngo bahita bavuga ngo kwa General Yesu kwaraguye uri umugwirizwa ubundi buriya nuko twanduye ariko ubundi Islam na Judaism na Christianity na amadini avukana cyane cyane ko byose bituruka mu mujyi umwe aho inzogera yo gusara ivuga byose biri mu gihugu kimwe kandi mu mujyi umwe buriya Yerusalemu kubyumva ahari iriya migi iriya misigiti n'ibiki ya misigiti rwarwanira bamwe ngo bayigire ibikindi ngo bayigire ibiki ahari navuga ko ari amadini afite ibintu bitatahuriyeho ahuriye icyambere kuba yose yemeriremwa yemera ko umuntu akomoka kuri Adamu ndetse icyakabiri ahuriyeho yemera ko sekuruza wabo ari Aburahamu uri kubyumva kandi akemera ko habaho Imana imwe uri kubyumva donc ayo madini kandi yose agakomoka mu gihugu kimwe mu muco umwe w'Abayuda ako kantu k'umuco ngiye niko kanye mu muco umwe no kuvuga ngo rero iyo tuvuze ngo uretse wenda abo hirya gato niyo bavuze ngo Allah abo hino bakavuga Elohim natwe tukavuga Imana hano ntago bivuze ko tuba dutandukanye tuba turi bamwe yes hanyuma rero umeze neza ubukungu bwifashe meze neza ubukungu bwifashe nabi by'umwihariko ku isi hirya no hino ariko wenda uyu munsi turaza kubijyamo muri detaye abantu badukurikiye ku Ihumure ndashimira bose bakoze subscribe n'abakomeje gukora subscribe tubagezaho ibiganiro by'iyobokamana ndetse n'iby'ubukungu ibintu byombi birahura kandi uburyo tubikoramo ni uburyo busobanutse bushobora gufasha buri wese kugira ngo agire ibyo asobanukirwa mu iyobokamana no mu bukungu kandi bimufashe gutera imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose mu mubiri no mu mwuka kandi nta matiku abijemo we n'umutima we bahamanya nta kibazo hanyuma rero iyo ukoze subscribe uhamanya n'umutima wawe
uba ukoze ikintu cyiza, hanyuma iyo utayikoze ntabwo uba utwibye akantu. Hanyuma rero ubusharinga abandi cyangwa ubasangiza ibi biganiro urabukoze cyane. Hanyuma ni byiza cyane gusangiza cyane cyane nk'umuryango, ukawusangisha nk'ikiganiro tugiye gukora uyu munsi. Nkeka ko umuntu utari bucyumve utacyumva, cyangwa se niba wari usanzwe wenda ukunda ibintu nyine utacyumvisha ubuhombye. Unfortunately cyane cyane ko hari ibintu umuntu aba kwemera, tuba dukwiye kwemera. Iyo umuntu akora kariyeri, iyo kariyeri niyo aba akoraho ubushakashatsi. Bivuze ngo niba nkora ibiganiro, nkora uko nshoboye kugira ngo nkore ibiganiro biri effective. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo nzanicare hano ngo ntangire inkuru idafite aho ishingiye cyangwa idafite ikihagazeho. Cyane cyane ko nyine kuko aba ari kariyeri, kuko aba ari ibintu mba ngomba gukora mbere y'uko mvugira ibyo mvuga, mbanza kubikoraho ubushakashatsi. Nubwo wenda atari ngombwa ko umuntu wese yumva ibintu uko bivuze, ariko byibura bishobora kumutera imbaraga zo gutangira ubushakashatsi. Urakoze cyane. Ubwo ndavuga ku banebwe, ku bantu b'abanebwe bibaho. Hari abantu, buriya abantu benshi baba bakunda kugira hari abantu benshi, abantu bakunda ibintu bitandukanye, cyane cyane ko baba bafite n'impano zinatandukanye nyine. Ariko nanone ibijyanye umuntu ashobora kugerageza agashaka uko agira ubumenyi ku bintu runaka. Ariko nanone abantu benshi, hari ikintu nabonye kuzo bakunda kwita hanini ku bijyanye n'uburyo ki babona amafaranga. Uri kubyumva? Ariko buriya iyo ufokasinze ku buryo wabona amafaranga ntabwo uyabona. Kansubiramo icyo kintu, kuvuga ngo niba ufokasinze ukavuga uti ngewe kuzo ndashaka amafaranga, ukava hano reka ndeba hari amafaranga, reka ndeba hari amafaranga, ntabwo ushobora kubona amafaranga buriya. Ikintu cyonyine gishobora gutuma ubona amafaranga, ubundi umuhanga ashaka icyo twita skills, ashaka ubumenyi. Iyo ufite ubumenyi amafaranga aragusanga. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ufate umwanya munini w'investisa mu gushaka aho ukura amafaranga, wafata umwanya munini w'investisa muri skills. Kuko umuntu ufite ubumenyi, niyo mpamvu buriya abanyarwanda bagira imvugo ivuga ngo umwana ngo w'umutekinisiye ngo agira atari ngo arabwirirwa nta burara. Ntabwo ari ukuvuga ko ari umugani ukora cyangwa umuvumo bavumye umutekinisiye, ahubwo nuko baba babizi neza ko ubumenyi umutekinisiye afite butamwemerera ko aburara, cyangwa ngo niyo yaburara ntiyabwirira. Uranyibukije bro, hari firigo ndi kugurisha. Iri hehe se noneho ngo nikugurishiriza utazagira ngo sinagufate? Ngurishiriza firigo kuko mfite gahunda yo kugurisha firigo. Hanyuma rero nibutsa abantu badukurikira ko nkora firigo neza. Nkora firigo neza mw'abantu, mu rwego rwo kwirinda guturisha, mu rwego kwirinda kwaka amaturo hano, kubagusha babagerekaho imizigo y'ibyacu. Hanyuma rero ushaka gukoresha firigo cyangwa ufite ikibazo cya firigo mu rugo, cyangwa micro-onde, water dispenser, cuisinieri n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo, umpamagare ibikoresho byanze kubikora. Hanyuma niba unabigurisha kandi ndabigura, cyangwa se ngiye uze mbikugurisha kuri 07 kwa kundu nyine ugira utyo ukavuga uti ukeneye ufite itungo rikakugoboka. Sibyo rata, birashoboka. Hari igihe hari ikintu kigeze gutera bitaga ngo abagore bakita ngo ni kadahumeka. Burya sinyoberwa ibintu by'amafaranga, ikintu bita ngo ni kadahumeka. Abagore badukurikiye baze kutwandikira muri comment, kadahumeka barazizi. Byari ibintu abagore bikoragamo amatsinda, sinzi nabi kibaho, bakagenda bakajya gufata amafaranga, ariko yabaga ari amafaranga y'abagore bakora mu makoperative. Nyine bakishyira hamwe bakaba amafaranga nk'itsinda, none ayo mafaranga y'abagore bayitaga ngo ni kadahumeka. Oya bro, kadahumeka. None yo kadahumeka ingwate yabaga ari ibikoresho byo mu rugo. Niyo mpamvu bivuze ko bavuze ngo ukora home appliance. Bakaza bakareba intebe ufite zingahe, se ziracyafite muzima, urabona nk'izi zawe, bakaziha agaciro, televiziyo bakayiha agaciro, bakabisigaho, ariko ubizi ko bitanze muri kadahumeka. Impamvu abagore bahita kadahumeka, ubundi bamenyereye ko bakora ibintu uko babishaka, bagenda gake, batuje, ariko kubera yuko aba yagwatirije ibintu byo mu rugo n'ukuntu bakunda ko mu rugo hasa neza, akora ataruhuka kugira ngo arebe neza ko yabasha kwacivinga yishyure kadahumeka.
iyo kadahumeka wajya kureba rero ubwo rero uvuze ngo ukora home appliance tuvuze ngo ukora home appliance binyibutsa abantu bafashe za kadahumeka ndabashuhuje uyu utabyishyuye se baraza bakabitwara none rero impamvu abagore babyita kadahumeka ni uko atekereza ukuntu intebe na televiziyo bizasohoka abagore bagenzi be bazamusura bagasanga yicara hasi akemera agakora uko ashoboye kugira ngo arangize kadahumeka ntahumeke muri make abantu bafashe kadahumeka reka tubasuhuze ku ihumure abo yagiriye umumaro turabashuje abo yatwitse ibikoresho bikarinda bijya kwa ikuzo ariko nanjye ubifite amamagare hari n'umudamu numvise ngo ufite intebe ngo nziza nshyashya n'ibitanda bishyashya menye agiye kurira indege umuntu ufite ubukwe amamagare tujye kubibara yego twahenda tukabibara ngendirira komisiyo hari ikibazo se arashaka ngahe se ntuhenda ntago nahenda nta kibazo n'undi muntu rero ushobora kugurisha ibikoresho kubikoresha maintenance barebe kuzo nimero y'ibiri kuri ntuza iri aho ngaho hasi wampamagara iyo nimero ubona wihamagara ushobora kumwandikira ukamubwira uti kuzo banguka vuba vuba Shema waracyari busy Shema aracyari busy yaje muri projet nyinshi mu Rwanda afite projet nshyashya turi butangire kwamamaza niba Imana ibyemeye wa mugani wa mugabo ngo niba Uwiteka atwishimira iyo mitsima turayita inyuma rero yuko Shema Investment Company akaba ariyo company yonyine ikora ibintu bijyanye na real estate aho ushobora gukeneye kugura ikibanza kukigurisha kugura inzu kuyigurisha se cyangwa se ukeneye inzu zo kuruhukiramo no kugira gute n'ahandi wabibariza ari muri Shema Investment Company niba ufite umutungo ariko uwo mutungo ukaba ufite ikibazo cya management uri mu bihugu byo hanze cyangwa se wumva udashaka stress uwo mutungo ushobora kuwuhereza Shema Investment Company kuko ifitemo agashami ka property management igakomeza igashakisha uburyo cy'umutungo wawe byari inyungu kandi wowe utavunitse. Shema rero ushobora kuduhana nimero ze Shema rero akunda kunyandikira cyane ndakunyandikira ariko Shema ngiye kutanyandikira cyane mu Gifaransa ariko noneho uko ntazi kuvuga ngiye mubwira ngo je mpamvu ntacyo bimwaje mpamvu nimero rero akaba ari guteranya 33 699 ahangaha tuba twanze kubahereza nimero z'abakozi tukabaha nimero za boss nyir'ubwite ngo muvuganire niwe ubuzi neza bamwita ngo ni vision niwe uzi niwe visionnaire abarokore bo baravuga ngo niwe uzi yerekwa niwe ufite yerekwa niwe ufite yerekwa rikuru rya company niyo mpamvu tubaha nimero za nyir'ubwite hanyuma rero nkuko bisanzwe speciality iracyari yayindi muri Golden Gara gahunda irakomeje ushobora kwinjira mu gikoni chicken rice ni kwa kundi ariko bahinduye ukuntu bayiteka bayizana ku rubaho babibonye ku rubaho ariko wa muceri kugira ngo ubushe nabisobanuye ko impamvu iza ku rubaho ari uburyo bwo kugira ngo ku rubaho ntago rucontaminatinga microbe yes hanyuma rero speciality ni castrolette de Gara hanyuma nayo akaba ari ya nyama yindi mwabonye cya gihe ariko wazababwira shankongera nkuko bisanzwe hanyuma hari sare abashaka gukora ubukwe dore imvura ngira ngo nibo banyuma twabagabanyiriza bahamagare kuri Golden Gara hepfo gatoya haba hari jaride ushobora kuhakorera ubukwe bwose ndetse na bya byumba bibiri cy'umusore n'icy'umukobwa uri kubyumva hanyuma ugakora ubukwe imodoka ziparitse ari 250 m'imbere mu gipangu nta muntu n'umwe wabuze noneho rero nkuko bisanzwe ako sauna irakora uretse ko wenda pisine iracyarimo akabazo katarakemuka ariko abantu bashobora kujyayo musawu rero bashobora gutanga nimero muri Golden Gara nonaha Golden Gara nkuko bisanzwe address yo ni hariya ujya ku Muyange urenze kuri kamera kuri Sofia hahoze Tekira ya kabiri iki kiganiro umuntu wese uri bukirebe agerageze agira uko yigenza asimbukire muri Golden Gara asimbukireyo ariko buri hasi byo gusa ushobora no guhamagara ukavuga uti uyu munsi ndashaka gusangira na Musawo ukavuga uti iyo commande muyimwoherereze akasamutse sibyo se ukavuga uti iyo commande nkoze cyane cyane ko ngiye nkunda castrolette gusa kandi castrolette ni make cyane ni 10,000 gusa ukavuga uti iyo commande muyoherereze Musawo nawe yumva ukuntu Yesu agira neza okay wabonye nimero
noneho rero nimero ni 0782 589 939 ubwo naho twebwe hano dutanga nimero za basiwo gusa. Twe dutanga nimero z'abayobozi mukivuganira bakagufasha ikibazo cyawe. Yagerageje kuduha nimero ngo za customer care ariko twe turazanga. Tuba dushaka nimero za CEO gusa. Ubwo rero uramuhamagara umbwira uti ndi hano dore turi bangahe ese umuceri wo nabonye ari abantu 5. Castrote ho numwe angana nanjye numwe. Yaba angana na Kamanzi akaba ari 2. Yego. Ndumva ruko niyo specialty nkuko bisanzwe rero muri Ebisera Transport Company. Niho honyine ushobora kujya niba uri umushoferi ufite perime yawe ukiyandikisha ukajyaho ukaburi kuri website. Hanyuma umuntu yagukenera ashaka kuguha akazi akaza akagukuraho. Ni kimwe ariko niba ufite n'imodoka ukabushaka kwizajya ubona abakiriya mu gihe uyipostinga n'ubundi byose ni handi uzaza kuri Ebisera wiyandikishe ushyire imodoka yawe at any time. Ushaka gukatisha itike y'indege bitewe n'igihugu ushaka kujyamo urajyaho nabwo uyikatishe mu minota 15 wabonye feedback onye performa wishyura itike y'indege bitewe naho ushaka kujya. Abantu bakwiriye kuva mu buryo bwa kera bw'uburyo ki twashaka dushaka ibintu bagahindura aho urinda gutegesha ibihumbi 5 cyangwa ukamwe sanse ibihumbi 10 ugiye gukatisha itike y'indege mu mujyi ukagaruka. Wabyumvishe wanagira mu mujyi ukagera washonze bigasaba yuko urya sibyo ugasanga kujya gukatisha itike y'indege ubwabye gutwara iminota 15 wagakwiriye kubikorera kuri telefone cyangwa kuri laptop yawe. Ngiyi rero isi turi kujyamo ndetse abantu na bamwe bakwiye no kwiyakira nkuko Yuval Noah Harari yabivuze. Yavuze ngo isi turi kujyamo niyo si yonyine izabashwa ntabwo izabashwa n'umunyenganda ahubwo umuntu ufite amakuru. Twongere twibutse kandi niba uraho ukaba ufite ibintu ukora ukaba wirirwa wibaza ngo wamaze amashe uva Kanyarira ukava Kanyarira ukajya Kadeshi ukava Kadeshi ukajya hehe harya uvuga ngo uri gusengera abakiriya nta handi hantu bava nta muntu warota ibintu ucuruza atabyumvisha. Yego nkuko bisanzwe rero ngo ino kwihumure ihumure rero rikaba rifite uburyo bwinshi rishobora kugufasha mu bijyanye no kwamamaza. Yego noneho rero tukwamamarize ibihumbi byinshi by'abantu twamamariza babonye umusaruro. Tuba twatanze nimero z'abantu twamamariza wahamagara Claude wahamagara Shema wahamagara Ikuzo. Abo bantu bose bahamagaye bashobora kuguhereza ubuhamya niba koko ibyo twamamaza abantu babyumva abantu babikunda bidakora. Yego hanyuma rero dushobora no kubakira za website iyo store yawe ufite n'ufite store y'inkweto ya parfait y'iki iyo store yawe tukatwayishyira online. Asigaye ubundi tukashyiramo ama payment yose ashoboka yaba ama crypto yaba ibiki payment yari yose waba ushaka gukora. Yego ndumva turekera kwamamaza. Turangije kwemeza twinjiye mu kiganiro nyirizina ko dukeneye ko uyu munsi noneho tugira ubuhanga n'ubwenge tugeza ku bantu. Busawa yes reka dore mu bukungu. Ndahera kuri situation y'ubukungu. Navuga ko idolari itahagaze neza. Ubukungu uko byagenda kose uraza kuduha amakuru. Yego okay ndagerageza gutanga amakuru ariko ndaza gutanga mbona yacekeje. Reka ayacekeje reka ariyo mperaho. Uribuka ko igihe Donald Trump ahura na Putin muri Alaska uribuka ko yari afite umugambi uhamye utoroshye ngo guha ibihano tarifu ya 50% Ubuhinde. Aragiye rero ahuye na Putin muri Alaska kumukonvenka biramunanira. Akonvenka Putin ngo ahagarike intambara. Nari kubwo wibuke ko mbere ya ibihugu by'Uburayi byamusanze muri Amerika bimufosinga ngo ahe ibihano Uburusiya. Yego mu bintu rero yarangije kubona ko atapfa guha ibihano Uburusiya ngo bikunde cyangwa n'Ubuhinde cyane yuko Ubuhinde bufitanye burya amasezerano akomeye cyane na Amerika. Yego inayo mpamvu ubona niyo birimo bivugwa niyo mpamvu ubona batabyinjira mahanini ngo bashake ku Ubuhinde budaterera hejuru. Buriya hari ibyo umuntu avuga ariko hari nibiba byanditse mu masezerano. Icyantangaje rero nuko Trump yaje guhindukira arahindukira avuga ngo kugira ngo ahe ibihano
Uburusiya ngo nuko Europe irekera kugura amavuta na gaze bigura mu Burusiya. Reka Icyo kikaba ari nk'ikintu kidashoboka kuko Europe ni ubutaka budashobora kwihanganira kuba budafite amavuta kandi ntandi buri buyakure. Buri hari ibihugu bishobora kubura amavuta bigakomeza nka bikabaho naba ariko biro nk'Ubugande. Nk'Ubugande ngiye uko mbubona mbona ko imvura yagwiriye ku gihe. Essence nubwo yabura uri kubyumva. Wenda transport yagoranamo ariko mbona ko Abagande bakomeza kurya. Habonetse itike kuko n'ubundi Abagande nko kuri Christmas bose bava mu mujyi. Kuri za Noheli kuva ko ku itariki 15 abantu bose bava mu mujyi Kampala ugenda mu mujyi wisanzuye uko bishaka. Uri kubyumva? Ibyo rero ubwabyo nka Europe ntibishoboka kuko igira igihe cy'ubukonje bikeneye gaze yo gushyushya mu nzu. Barara mu biringiti bya gaze iby'ibiki. Uri kubyumva? Bateka kuri gaze hariya ibiti barabyitemeye igihugu ahantu hose bahagize umujyi. Ntibabona inkwi. Ntibabona amakara. Uri kubyumva? Icyo bakora cyose nuko bateka kuri gaze. Rero mu by'ukuri Trump yabateza umutego nkuko nabo bamufosingaga ngo kugira ngo atange bimwe mu bihano yongera ibihano hafi bigeze kuri 50%. Yavuze ngo nawe azahatanga ibihano Uburundi no kuvuga ngo Burundi buje bute. Yavuze ngo azatanga ibihano ku Buhinde no ku Bushinwa ruko Europe nayo yarekeye kugura amavuta na gaze bigura. My friend, nimugire ngo iyo tuvuze ngo Europe ikiri gukora biriya reka nkubwire politike ni siyasa kwe. Barshinza Europe amavuta igura mu buri ntuza mu Burusiya ni hafi ku kigero cya amavuta na gaze 56%. Mu gihe Ubuhinde bashaka guhibihano butanarangura byibura hafi na 15%. Uri kubyumva? Cyakora umwaka ngira ngo raporo meruka bari bongere bigeze nko ku 8% by'amavuta by'amavuta bagira by'amavuta batwara. So ukareba ngo ikintu gituma Europe ngo idahabwa ibihano ngo nuko imara kugura amavuta ngo igahindukira igafata intwari kazihereza Ukraine. Uri kumva iyo context iri wrong. Impamvu rero Trump yarebye urabona Trump ajya ku butegetsi twarabivuzeho tuvuga ko avuga ko mu masaha 28 azaba yahaguru 48 azaba yahagaritse intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Mu by'ukuri iki yabivuze ngo atorwe. Urabizi ko na wa mugabo yavuze kugira ngo atorwe yavuze ko azarasa i Kigali. Urabizi buri abapoliticiens mu myaka mfite ndi kugenda bavumbura ku buryo no gutora sha ewana bizajya bijya kungora. Uri kwibaza ubura ati mwebwe ako politike zaba abantu tuba tuzi kuzicishamo amaso ngo niba ngo ari ikingoreze skaribushi ngo niyongera ngo isasu rimwe ngo rikaba ku butaka ngo bwakongo izaso. Urabyibuka imvugo abantu bashyushye ngo byaba none amaze imyaka ingahe atowe nta umva araharirwa guverinoma ntarangiza kwishyiraho nyuma y'igihe cyose yishyira. Ujye ureba uri kumva. So iyo urebye Trump rero nawe agize ngo arumeho abona baticira birarura. Nibwo apanze guhura na Putin agerageza kumupushinga biranga. Kubyumva Putin avuga ati ibyo byose ndashaka ko intambara ihagarara ariko nanone this condition ABC zigomba kuba ziri icyambere agomba. Urabizi ko mu bintu Putin asaba no n'amatora arimo anyuze mu mucyo afite ibintu byinshi ya asaba. Ubwo rero Donald Trump Europe umva niyo nka yari yagiyeyo haba ukuriye European Union ibihugu Macron uriya hariya isigaye yitwa ndumwe wasimbuye Premier Minister w'Ubwongereza afite izina rigoye ku ruzina ruhenye kurusha wasimbuye Rishi Sunak. Boris Johnson yasimbuye na Rishi Sunak. Wasimbuye Rishi Sunak yitwa hari yagiyeyo bose niyo nkari yagiye na President Kennedy yari yagiyeyo yewe bapushinga Trump ngo ahibihano Uburusiya. Ubu rero Trump akaba yarebye ati nanjye mu rwego rwo kugura igihe no kwerekana ko mfite amaboko arababwira ati
nta mpamvu yo kugira ngo tube twaha ibihano Ubuhinde n'Ubushinwa byonyine, ahubwo mbere y'uko mbiha ibihano mu by'ubukungu, namwe mubanze murekere kugura gaze n'amavuta mukora mu Burusiya. Bidashoboka cyane cyane ko na Amerika igura uranium mu Burusiya. Nanjye niyo ngiye kukubaza. Uranium irayihagarika ntiyongera kuyigura. Oya buriya yavuze ngo mubanze mubihagarike, nanjye ndabihagarika. Cyane cyane ko intambara ari iyabo. Cyane cyane ko intambara ari iyabo. Mu by'ukuri navuga ko umunyarwanda yari umuhanga yaravuze ngo aho intuza zirwaniye inzovu ngo haba bari ibyatsi. Navuga ko abaturage ba Ukraine aribo bari kwarenganira mu rwego rukomeye, ariko ntago buriya abaturage tujye tumenya tunatekereze uri kubyumva. Abaturage twebwe tugenda tugatora umurongo, tugatora umuyobozi, abyumvishe, tugatora umurongo. Kwifata biremewe mu gihe ubona ko umuyobozi ubona ko bari kuri list, uri kubyumva. Mu gihe ureba ukabona kuri list ukavuga uti kuri list nta n'umwe urimo mbona ukwiriye kuyobora iki gihugu, urifata nta kintu bitwaye, uri kubyumva. Rero navuga ko ihitamo ribi ry'abaturage ahanini rishobora gushyira mu kaga abaturage, bityo ntihakagira abantu bapfa kugendera mu kigare, kuko twagiye tubona inshuro nyinshi. So navuga rero ko ibyo ni ibihano by'ubukungu. Impamvu mbivuza abantu mwashatekereza ko ari politiki, ariko mandi kuvuga kuri politiki ijyanye n'ubukungu, cyane cyane ko ngubu intambara z'ubukungu ni nabyo bitureba rwose, ni nabyo binakomeye. Hariho za trade wars, amatarifu ahoraho, uri kubyumva. Icyo nabonye cyo wenda nuko Tesla yongeye kugurisha ama EVs, imodoka mu Buhinde. Ubuhinde bigakunda Ubuhinde nenze ko bafite politike yo kuba nta kinyabiziga cyava hanze ngo kize mu Buhinde. Byose hari ibintu byinshi. Amerika rero ikabiri guhatira ibihugu kugura ibigori byabyo. Amerika mu gihe yejeje ibigori mu majyaruguru byinshi cyane, mu gihe ibihugu bimwe na bimwe nk'Ubuhinde ndetse n'ibindi biri gufosingwa byanga kugura ibigori byo muri Amerika kubera ikintu bita genetic modification, bya bintu byo kuba byo ya mafumbire y'amayire n'ibiki, kubyumva. Abantu babimenye banabisobanukirwe ko ari amafumbire afite ingaruka zikomeye cyane ku buzima. Wenda amafumbire aratangwa, bro tubivuge twe no kubivuga, ariko ngiye kuvuga akantu wenda gadashobora gushimisha abantu, ariko reka nkavuge mu buryo burafasha. Bro reka nkubwire, nubona amafumbire twishimira, ngiye mba ntekereza ko byanze bikunze hari umunsi runaka azafata ubutaka bwacu ntibwongere kwera, kugeza ubwo tuyategereje bakayazana. Ubutaka navuga ko kandi ifumbire iri mu bintu bihenda. Navuga ko Uburusiya igihe babuhanaga kugurisha ifumbire, babubaninga ibihugu bimwe bikangarikira kugura ifumbire yabwo, ekonomi yabwo yarashekinze. Ikigaragara cyo nuko ubutaka bwarangije kwangirika ku rwego ruri. Ariko hari ikintu kimwe nabashije kwiga, nabonye yuko ibihingwa bitakoreshejwe ifumbire bihenda, cyane cyane mu masoko mpuzamahanga. Uragenda ugasanga bakakubwira ati hano hakoreshejwe ifumbire mvaruganda, hano hakoreshejwe ifumbire y'imborera. Iki niba ni kirari bibiri ku fumbire mvaruganda, ku ifumbire ku mborera kirari nk'ibihumbi 10. Ibyo ni ibiryo birya n'abakire bamenye agaciro k'ifumbire y'imborera. Uri kubyumva. Mu by'ukuri navuga ko rero ibyo bigori batangiye kubihatira bimwe mu bihugu. Ubu nibabona nyine byanze baraza guteza akaduruvaye ahantu babyohereze mu mfashanyo. natwe twishime Harakabaho Amerika. Harakabaho Amerika ngo iraduhaye. Icyo navuga cyo mu bijyanye n'ubukungu ho ni nk'ibisanzwe. Blockchain irakomeza gutera imbere. Ushize twavuze ko noza capitalization yayo, net worth yayo yageze kuri trillion 4. Kubyumva? Yarageze kuri trillion 4. Kuri trillion 4, ubundi twavuga ngo ni 3 trillion. Kubyumva? Irakomeza gukura. Ntuza Bitcoin yarari bouncinze, ya breakinze downtrend, ngo bikaba yaragarutse, yari yamanutse ariko yara breakinze ubu yagarutse, iri gutrading hafi ku 110 yari ku 118 yaramanutse ya ku 108. So rero aba holders ngira ngo bamaze nk'iminsi ne baholdinze Bitcoin cyangwa se n'izindi coin kuko zirimo gukora uptrend, ariko nimugura zaraye zirivasinze. Icyo navuga uyu munsi rero icyo nshaka kuvugaho
ndashaka kuvuga ku kintu abantu benshi bakunda kumva, abantu benshi bakunda kubimbazaho, bakunda kumva icyo bita ngo ni Bitcoin ETF, ibyo bita ngo na ma ETF. ETF ngerageje kubisobanura mu matangira ya za Bitcoin n'ama Ethereum, mu matangira ya cryptocurrency, byabaye urujijo rukomeye, cyane cyane abakire bamwe bagira ubwoba mu bijyanye no guholdinga ama coins, kuko babonaga ko ama Bitcoin n'ama Ethereum afite volatility, donc afite ihindagurika ryo mu biciro riteye ubwoba. Niho hadutse ama company amwe namwe ayo twakwita ma ETF companies. Ayo ma ETF companies na ma company aba holdinze Bitcoin nyinshi. Yes. Bitcoin nyinshi. Nukuvuga ngo a holdinze navugamo nk'ebyiri, navuga nk'iyo bita Fidelity, navuga nk'iyo bita BlackRock. Ayo na ma company tubone nkuko twavuga ngihumure tugiye kurigura Bitcoin 100. Urumva ko tubaye company nini kandi ifite capital nini. Yego. Ko Bitcoin 100 ubwazo ni muri miliyari n'ibindi. Utabara. Uri kubyumva amafaranga menshi. So aho rero iyo tubari abantu benshi bakunda kumva ngo ni ETF, ama ETF iyo bavuze ngo Bitcoin ETF n'ibindi, bari kuvuga hari companies ziyemeje guholdinga, tubare nkuko abantu bamwe baholdinga izo companies holdings ama Bitcoin cyane cyane. Okay, muri Amerika ho ntago biraprovingwa ko habaho Ethereum ETF, ariko muri za Canada no mu bihugu bimwe by'Uburayi byarangije kwemera ETF za Ethereum. Yego. Ariko so far muri Amerika ETF zemewe ni za Bitcoin, ariko so far nabonye hari itegeko bari kubyiga ngo barebe ko bakwakira ama ETF yo ya Ethereum. Yego. So iyo tuvuze ngo ETF, ikintu abantu bagomba kumva ni company zagize gutya zikavuga ngo reka holding, let's hold as a company. Yo tubare nk'iyo bita urugero BlackRock ifite 700,000, ifite Bitcoin 700,000. Bitcoin 700,000. 700,000, yeah, ndacheka, yego. Zabari nyinshi gusa. 700,000, reka mbelebe neza ariko ni muri 700. Icyo ndi gushidikanya niba ari 700,000 cyangwa 7 ariko umva 700 let me see how much is BlackRock's holds in Bitcoin. Abantu muresheje Google noneho we inesha umutwe. Okay, so navuga ko iholdinze BlackRock ifite so far, by the way, imibare nari mvuze ntabwo iri current. Imibare iri current ni 759 ibihumbi 759 Bitcoin. Bro, calculatrice yawe yabibara? Oya. Reka ngerageze turebe. Zimbwire 759 bya Bitcoin. Gerageza kube wenda n'ibihumbi 115. 759 nkube n'ibihumbi 115 by'idolari. Cyangwa uraza kubona ya mibare Uburusiya bwaciye Facebook desiliyoni. Uraza kubona desiliyoni. Biliyoni 80. Ntabwo byashoboka. Aho hantu harimo trillion. Nayo imibare iri inyuma ningahe? Oya ni trillion. Imibare iri inyuma ningahe? Trillion 87. Imibare inyuma ni 12. Ni trillion. Ubango bafite trillion. Oya imibare iri inyuma ni 9 ariko. Imibare iri inyuma 87 ni 9. Ni billion ngirengo. Ni billion 87. Niba ari 9 z'amanyarwanda z'amadolari mu manyarwanda ni impossible. Mu manyarwanda ntabwo mu manyarwanda ni impossible. So icyo nashaka gusobanura icyo bintu bita ngo na ama ETF.
abantu benshi muri Amerika batangiye kubura batangiye bigitangira abantu bamwe batangiye kugira ikibazo cy'ukuntu bagura Bitcoin uri kubyumva kandi bakazigura bakazitungira ku ma brokerage yo muri forex. Donc forex broker ngo ndi kuvuga kwenda abantu bamenye Bitcoin navuga ngo ni nk'ama exchange ariko ubundi muri forex tubyita ama broker yo muri forex aba ari certified abafite ibyangombwa uri kubyumva biyemerera gukora cyane cyane yo muri Amerika. Noneho rero ahanini iyo wayajyagaho ntube wabona uko wagura Bitcoin ndetse nta nubwo hariho uburyo bwo guholdinga Bitcoin icyo gihe. So nicyo kintu rero cyatumye hatangira izo company bita ama ETF companies. Atangira yo afata capital nina atangira kugura icyo nakwita Bitcoin. Tubane nk'uburugero rihumure shora kwiyorganiza rigakora organization rikagura Pi n'urugero. Likagura Pi rubango Pi uko izo wagura zose zizaba zingana na kapitale iyo organization ifite. Rubango ayo ma ETF nk'ubu ngubu navuga nk'iyo bita BlackRock umugabane wayo uri kuri 63. Urumva birashoboka ushobora kunanirwa kugura Bitcoin kuko wendi henze ariko ushaka kugura imigabane 10 kuri ku madolari 63. Bivuze ngo uguze imigabane 10 muri BlackRock uri kubyumva waba umeze nkaho uri kugura Bitcoin umeze nkaho uri gufasha BlackRock kongera capital yayo kugira ngo holding Bitcoin nyinshi. Yes. Ndetse umugabane wayo uko Bitcoin ikura BlackRock niko umugabane wa ETF na ukura. Nuvuga ngo niba Bitcoin ahanini imanutse usanga n'umugabane wa BlackRock umanutse kwa ko capital ya BlackRock iba yamanutse. Ikindi wana ngira ngo iyo ETF ya BlackRock bayita IBT. IBT ni kuyo ETF yitwa IBT. Nuvuga ngo uguze IBT ubwo nuvuga ngo imwigura 60 share ni 63. Ubwo ndi kuvuga nk'imigabane kwa ko urumva ni company. Niba ari company holding the 759,000 ya Bitcoin bivuze ngo umugabane kugura umugabane mw'iyo company gusa ni 63 kuyumva. Uri kubyumva? Ushobora kuba wenda uvuga uti ngewe ndashaka holding ndashaka kugura umugabane ETF ndashaka kugura IBT ETF ndashaka kugura icyo kintu twita ETF nyine umugabane muri company holdings Bitcoin nyinshi. Ubwo ndi kuvuga ku holdings Bitcoin webone ariko hari n'izindi nyinshi zihari zo zikora kuri Ethereum. So fa abantu bari muri Amerika cyangwa se nawe ushaka kuyigura n'umundi muntu wese ushaka kuyigura nge namurangira kuri Bitcoin namurangira ETF ebyiri ni company ebyiri nziza zimeze neza zihagaze neza n'umugabane wazo uhagaze neza. Iyo bita Fidelity ifite 200,000 ifite billion ifite ibihumbi 200 bya Bitcoin iyo bita Fidelity. Ndetse ETF yayo bayita FBTC. Niko yito ukuvuga ngo ugiye kuyigura uri kuyigura kuri brokerage wareba iyo bita FBTC. Iyo FBTC Fidelity umugabane kugura umugabane muri Fidelity ukugura nyine kugura kugura ETF imwe iyo muri Fidelity. FBTC nukuvuga ngo igura 105 ubiri kuri 105 gutyo niko niho share ihagaze. Uvuga ngo ushobora kugenda ukavuga utireka nguremo imigabane 10 muri nguri imigabane 10 muri FBTC. Yes. Kimwe no kushaka kuvuga uti aho ngo turi kuvuga ku bijyanye no kugura imigabane ntabwo ari ukugura Bitcoin. Abantu babitandukanye. Uvuga ngo hari company ifite future providing finance blockchain services ikabi holding the Bitcoin akaba ariyo largest stock ya Bitcoin. Yes. Ikaba iguri umugabane wayo kiri kuri 63. Ngira ngo urumva uburyo ki ahazaza iyo company umugabane wayo amafaranga ushaka kuzabuhagaze kugira ngo ubyumve neza.
niba nandi kuvuga ngo yo ita FBTC ETF bita FBTC ya company bita Fidelity iholdinze Bitcoin ibihumbi 200 uriko byumva bivuze umugani wayo iri kwijana na 2 102 ndi kuvuga 102 atagira umva ibihumbi 100 na ikijana na 2 asanzwe asanzwe aya tubara nyine gutyo mu gihe company nka BlackRock ifite ibihumbi 759 Bitcoin iyo umugani wayo ukiri kuri 63 ariko 63 uvuga ni amadolari na amadolari share uguze share muri BlackRock wayigura amadolari 63 yego kimwe nuko uguze muri Fidelity wayigura 101 sibyo so rero abantu cyane abantu bamwe bari muri forex hari abantu buri abakane bakiri mu ma forex sibyo cyangwa se banizerera mu kugura imigabane batarumva ibintu bya Bitcoin badashaka kugira ngo bafate bavuge ngo reka ngo ngure ngo holding Bitcoin wakaba kivuga ngo akaba kizera mu kugura imigabane ya company izo company nizebyire nakurifaringaho nabwira ati gura ibyo bita ETF nyine gura nyine BlackRock imigabane kuri BlackRock ugure no kuri Fidelity urabuguze icyo bita Bitcoin ETF navuze Bitcoin ETF ya mbere bayita IBT ya kabiri bakayita FBTC izo zose uramutse uziguze waburi kugura shares muri companies aho kugira ngo uburi kugura uri kugura coins nkuko wenda tuzigura tukaziholding so aho bitandukaniye nuko iyo uguze shares muri IBT iyo uguze shares muri BlackRock cyangwa Fidelity uburi shareholder nuko waguze gusa imigabane muri company the largest stock ikigega kinini kibitse Bitcoin nyinshi ukaba warakiguzeho imigabane ikindi nuko aho bitandukaniye holding iyo wigure Bitcoin ukazibika ni wowe uzi holding wowe yaburetse gato iyo uguze umugabane maho ngaho mu izi company uhurirayo na Bitcoin wowe nta hantu uhurira na Bitcoin icyo uba ufite ni imigabane muri iyo company ukora ikishoboye ngo igire the largest stock ya Bitcoin sibyo ibyo rero ko ufite Bitcoin uko amafaranga ba investisa muri izo company niko capital yazamuka ari nako n'umugabane shingiro wo ya company uzamuka mfite ikibazo gikomeye ndibuze kukubaza nyuma hanyuma rero yo ufashe umwanzuro wo kugura nkuko twavugaga ngo ugaholdinga ngo coins uriko byumva ukazifata ngo ugaholdinga coins ukazibikira nabyo birashoboka sibyo ariko nanone hari abantu bakiri kuvuga bakizerera mu migabane akavuga ati ngiye nago najya kugura ariko byibura byumve ko izo companies zifite ahantu zihuriye na cryptocurrency nizo zibitse zifite potential kuko icyo kintu nibwo cyashyizweho kuko zifite ibyangombwa bya leta ya Amerika uriko byumva byatanzwe na Federal Reserve uriko byumva Federal Reserve twarayivuze Amerika nago ikintu kigenga nago gira ngo bank centrale no nta central bank Federal Reserve ngira ngo ukiyoboye ni John Powell tucyaye tuvuga ko nyine kuba baprintinga amafaranga hatari bank ya stock ari uriko byumva so rero navuga ngo kuba izo companies ziri approved kandi ziri certified iri nacyo gituma zigaragara ku mabroker ya forex ko forex iremewe nta gihugu na kimwe n'amabanki adakora forex sinzi byabarimo uri kubyumva arabikora ariko navuga ko forex iremewe iri approved kuba rero ujya kuri broker ushyiramo abari muri Amerika bagashyiramo wa mubare wawe harya bahitamo ya namba babaha bahita nuza social security urumva niba ugenda ugashyiramo social security n'ibindi nukuvuga ngo izo company ndi kuvuga aba Fidelity aba broker ya ma ETF yose ari approved mu gihe batemera ko Bitcoin Federal Reserve itaprovinze ngo abantu bagure Bitcoin ariko bemeye ko abantu bashaka kugura imigabane muri BlackRock na Fidelity kuko ari Bitcoin ETFs zicuruza zifite bazitaho na ETF nyine company icyo zikora nuko nizo largest stock ya Bitcoin so rero abantu badafite ikizere kuri Bitcoin n'ibindi uri kubyumva cyangwa badashaka guholdinga cyane ko umugabane ushobora kwikuba cyane ko binacyoroshye kugura bikabarika uri kubyumva cyane ko kugura umugabane uri kubyumva muri company runaka uri kubyumva byoroshye
uri kubyumva niko navuga cyane cyane ushaka kugura umugabane kugurisha wenda kugira ngo ugurishe uretse ko biba binoroshye urongera ukagurisha ariko none bitcoin ntiwasonze uzifite biragoye hari abantu benshi nzi bananiwe guholdinga coin ngo bayimarane umwaka so rero bitewe naho icyizere uko kimeze sibyo bamwe bashobora guhitamo kugura ETF cyane cyane ko zo aho urayigura ukavuga uti nguza umugabane n'ubu hari abantu batagura bitcoin bavuga ati sinabona yo kuyigura yose uri kubyumva ariko byibura mu ma ETF ushobora kugura umugabane umwe ukavuga uti ngewe ukavuga uti mfite imigabane 1000 ariko ubugiye kugura ukoresheje tubare niba iri kuri 33 ushobora kugura imigabane y'10 ya 330 uri kubyumva mu gihe bitcoin waziguziza 600 duhuye wambwira ngo ni 0.0 witi uri kubyumva so abantu bamwe bashobora kugira uko yumva ibintu akavuga ati ngenda ndahitamo ETF ndahitamo kugura ETF kwa yuko imibare yawe iri calculable ndaba mbyumva kandi ni nko kugura shares muri company runaka kuko ni nko kugura shares nubwo tubyita ngo ni bitcoin ETFs ariko abari nk'uburyo bwo kugura shares muri company runaka uri kubyumva so rero yaba abaholdinga kuri side yabo babishoboye bafite abasirikare bo guholdinga uko nagiye mbona abantu benshi bagiye baholdinga coins kuzimarana amezi 3 cyambere urebaho buri kanyu urebaho niba waraguze tubare iz'igihumbi zikazamuka zikagera kuri 1,500 ureba biragoye iyo imanutse ikagaruka ku 1,400 uhitugurisha kabone n'ubwana mwajyagiza kuzikipinga kuri nani custodial wallet bya bindi twita za MetaMask za Trust Wallet ariko n'ubundi still ubureba kuko igiciro cy'idolari kiba kizamuka ngewe ubundi iyo holdinze coins nkuraho balance kwa kundi ureba balance mbikuraho kajya biraho bizamuka bimanuka noneho si holding ndeba ku mafaranga nga holdingira kuri time frame nkavuga iyi holding nzayikora 2 years nyuma ya 2 years nibwo nkuraho nkareba ariho nkavuga okay muri 2 years niba harungutse 100 nkavuga ngo nakundi sibyo ariko nka holdinga nkoresheje time frame aho holdinga ndebeye kuri balance rero biragora ariko nko kugura imigabane ahari iteka wenda ushobora wiringiye ko umugabane uzamuza nubwo ahari nubu bifata nk'ari n'umutungo ufatika wanaraga umwana ariko ako kantu ko kuraga umwana niko naringiye kugarukaho dutangiye ikiganiro twavuze ngo umuntu uzumva iki kiganiro akwiye kugiha agaciro kubera iyi mpamvu niba reka nkwereke niba banke tujya gukoramo save ngo tugiye gusavinga amafaranga muri banke ejo bikanga cyangwa ejo n'ubundi ukajya kuyazana uko yashizemo niba ari ahantu ushobora kuyakura make guhorodinga cyangwa gustakinga famiye nyinshi ziradukurikiye ariko ikibazo cya nyuma gikomeye uyu munsi abantu benshi badukurikiye wenda tugana no ku musozo w'iki kiganiro bivuze ko abantu bazabyumva bitonze umuntu uri kutwumva udafite email sibyo ni umubyeyi uri mu rugo ufite abana uri gutekereza ko hari ikintu kizima yabakorera cyahazaza udafite email cyangwa utibuka email batibuka nuko bikorwa cyangwa utazi gufungura telefone cyangwa se ko turi kubibwira abantu basa n'abari muri industry ya cryptocurrency nibo bireba bonyine babandi bo gute bigenda none n'abari muri cryptocurrency harwo bibaza ngo iyo migabane turayishyurira he ese mwaduha imbuga tunyuramo zizewe urabizi ko kuri ubu scam zabaye nyinshi umuntu yagira ubwoba bwa scam abantu baraca he ba directing babwire ngo byagenda gutya na gutya mu byukuri icyo twavuga nuko ibiganiro dukora biba biri based on education. This is not financial professional advice. Ibi ntago tuvuga ngo it is financial professional advice. Ubyumva? Buri gihe niba ugiye kwinvestisa look for your financial advisor. Shaka umujyanama mu by'ubukungu wawe uri prive uhemba cyangwa se wenda utanahemba niba ni inshuti yawe abikwemerera aba ari ukugira iyo nama. What we do ibyo twebwe dukora no kwihumure tuba turi kuvuga kubiriho kubiba ni nayo mpamvu tuzita ngo they are not financial professional advice. To basing it's just education ni ukwigisha niko tubivuga sibyo. So rero nta muntu ukwiriye kutwumvira avuge ngo ndagiye ngo musaho yavuze ngo pa bise nkora oya
always consult your financial advisor. Ahubwo abenshi usanga batagira na financial advisor. Ariko ari ugushaka kumugira ariko ushaka kutamugira ariko barahari mu mujyi wagenda ukishyura consultation akaguhereza iyo financial. Kibabaje nuko usanga abenshi barangije mu ma university dufite naha ibyo bintu batanabifiteho n'amakuru, kandi ngo arangije agahita akubwira ati ahubwo niba ufite amafaranga reka ngukorera umushinga, agahita gukorera w'inkoko. Uri kubyumva? Ariko ikuzo twemeranye iki kintu nge nawe ibyo dukora, it's all we are basing on education. Ukora research, ukabaza umujyanama mu by'ubukungu, sibyo? Akaba ari ukugira inama y'uburyo ki wagura cyakora wenda nubwo twanavuze n'uburyo kimigabane mu Rwanda igura ya makampani runaka, twavuze aho bikora kujya kuri Rwanda Stock Exchange, ariko nabwo twasanze utakwijyana ku isoko. Bisaba ko wegera umbroker, buri umbroker namfata ko ari finance advisor wawe, akakwereka ABCD z'ukuntu wagura ino, si wagura ibyo bintu. So aho rero ndi kuvuga ku banyarwanda by'umwihariko bari mu Rwanda, ariko abantu bari mu bihugu byo hanze navuga nk'abanyamerika, abantu bari muri Amerika ho ibi bintu byo kugura imigabane muri company zabo ni ibintu bisanzwe. Bashobora kujya ku ma brokerage nk'izo bita interactive brokers, bashobora kujya kuri ubwo ndi kuvuga kuri ahantu banyura, bashobora kujya kuri capital.com, bashobora kujya kuri ziba zizewe sizo mbuga. Yes, ni brokerage zifite ibyangombwa zemewe na Federal Reserve. Kuko n'ubundi zikorerwaho forex, zikorerwaho ubwo bucuruzi bwa forex trading n'ibindi. Bivuze ngo umuntu uri muri Amerika no muri Canada no mu ashobora kujya kuri broker asanzwe akoraho forex trading, cyangwa se atanayikora. Abari muri Amerika bashobora gukoresha icyo twakwita Cash App, ni application Abanyamerika bakunda kwikoresha boherezanya n'amafaranga. Twebwe uretse ku buryo bwo koherezanya amafaranga bwonyine dufite ari uburyo bwo gukoresha izi application z'ibigo byumva. Ubundi byagakwiye kuba rwose ari nka privé, buri muntu wese akagira ka application muri telefone ye, amafaranga bakayoherezanya nta kibazo. Ariko bakeneye kujya mu komisioneri, byanga bikunda bakeneye kujya mu competitor ahubwo. So rero uko icyo navuga nuko inama dutanga, umuntu wese ashobora guconsultinga umu advisor we kugira ngo abashe kumuyobora kuri ABCD, abashe kumenya uko abasha kugura imigabane, cyane cyane nk'ibintu by'ama ETF. ETF nkuko nazivuze, ETF ni companies holding the Bitcoin nkuko nabisobanuye. Kugira ngo uzigure birasaba kuca kuri zimwe muri brokerage zikora cyane ibintu bya forex. Ariko aho ushobora kugura imigabane, ushobora kugura icyo twita stocks, aho ushobora kugurira stocks, aho ushobora kugurira indices, abakora za trading bagura ibyo bita ama indices, no gutradinga amavuta n'ibiki, ibyo bintu byose biberaho. Bakabarebana bakana holdinga izo twita izo navugaga bita ama ETF, ukabagura imigabane. Kuko ama ETF ari kimwe no muri stock, ko nabivuze no kugura imigabane muri companies holding the Bitcoin nyinshi ku rwego ruri hejuru. So rero ikibazo mbaje ukambaza ngo umunyarwanda ngo yakora iki ngo abigereho, iteka icyo ngira ngo nashubije, agomba kwegera umujyanama we mu by'ubukungu, akaba ari umugira inama y'inzira yaca. Niba twe tuvuze ngo ushobora kugura ETF, ushobora kugura, tukavuga ETF izarizo, tukavuga ngo ushobora guholdinga Bitcoin, always mbere yuko ubikora ugomba kwegera umujyanama wawe mu by'ubukungu. Twebwe ibiganiro dutanga it's for the base of education. Ni ukuvuga ngo ibintu biriho, ibintu birakora ku isi yose. Isoko financial market is international, sibyo? So mbangira ngo hatagira umuntu nyumva muri context yo kuvuga ngo genda ugure. Ariko byumva ahubwo context yo kuvuga ngo menya ko ibi bintu biriho kandi bikora. Igihe cyose uzakenera investment bizasaba ko uconsultinga financial advisor wawe, sibyo? Twebwe ibintu dutanga is just based on education, not financial profession. But as well, reka nkubwire abantu tugomba kwemera ko tugeze mu kinyejana gishyashya. Aho mu gihe ugiye gupfura umusaza, byakabaye byiza ko umwana wawe, byakabaye byiza kufata umwanya ugahereza umwana wawe passphrase. Ukambwira uti mwana wanjye mu bintu nkuraze, wowe nguhaye passphrase na holdings Ethereum, ukavuga uti mfite Ethereum 5 naguze, ubu ngubu nkaguba naraguze Ethereum 5 iri ku 4,000. Yes. Nyuma y'imyaka 30 mugenza abangiye
nsanze wa wundi wa nsanze wantumye nabwira umuhungu wanjye bita Kai abwira ndi my son ngizi passphrase izi ni za Ethereum nkabwira umukobwa wanjye fata izi ni za Bitcoin izi passphrase mfite ni za Pi network sibyo mu bijyanye kuko muzabyumve nago ziriya bazita ngo ni currencies bazita assets so iyo bavuze ngo ikintu ni asset ni nkuko tuvuga inzu cyangwa tukavuga n'ikindi n'imodoka n'ibindi niyo mpamvu bazita ngo ni crypto assets nuvuga ngo iyo uziguze uba ufite umutungo uri kubyumva nubwo ari umutungo uri digital atari umutungo ufatika mu buryo ufatika mu buryo busanzwe bivuze ngo abantu bakwiriye kumenya gutekereza cyane cyane ko twangiza amafaranga menshi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko tudashobora kubona miliyoni 5 zigura ikibanza ariko byibura nshobora kubona ibihumbi 100 uri kubyumva ibihumbi 200 bishobora kugura Solana wabyumvishe simfite abantu benshi bakwiriye kumenya gutekereza simfite uburyo bwo kugwiza miliyoni 10 zigura ikibanza muri site ariko byibura nubwo ntabasha kugura ikibanza muri site nshobora kugura tubare urugero nshobora kugura wenda tubare Solana n'urugero cyangwa nshobora kugura ADA iri kuri 0.8 nguzi z'ibihumbi 200 wabyumvise izo ADA z'ibihumbi 200 nguze iri kuri 0.8 nyuma y'imyaka 5 ADA kabiri ku madolari 10 ngiye gupfa nkasigira umwana ayo mafaranga nago naba musigiye umuhaye ubwamaho muhaye amafaranga cyambere muhaye assets bitandukanye nuko nshobora kumara waruzi ko ushaka kumara imyaka 10 ukora utarabasha kugura icyo kibanza ukongeraho nindi wavuze 20 ushaka kumara imyaka 20 uri kubyumva warananiwe kugura iyo asset warananiwe kugura ubutaka cyangwa inzu uzasigira abana wabyumvise wanabishobora ikaba ari inzi mutazabasha kubagabanya wabyumvise bazayirwanira ariko ndakubwiza ukuri uvuze uti buri kwezi impembwe 500 sibyo ni urugero ukavuga uti nzajya mfata 100 ngure imigabane muri ya company ikora ibyo kunywa nta kwamamariza kwihumura uri kubyumva tutimbagura uza imyaka 40 izajya gushira uri inama ijya kuba muri ya company bakaguhamagara nka biggest shareholder mu gihe cyo gupfa uri kubyumva mu gihe uzaba ugiye nibwo uzavuga uti mfite Bitcoin 0.8 mwana wanjye azakira ariko Ethereum zinizi ukiraho koko yego mise negeza kuba diaspora bamwe na bamwe yego bafite n'amafaranga yego babakora n'amafaranga akumva ko target ari kumanuka muri Afrika akaza kubaka apartment yego ya apartment atazi niba izabona n'abakiriya ikintu gitangaje ku bintu bijyanye n'imyubakire mw'iki gihe nuko wenda abantu bamwe batavuga ukuri abandi bafite trauma zo gutunga amazu nkunda kubivuga trauma yo gutunga amazu nagwa nk'urugero mushuti wanjye nashatse kuvuga izina ari kuramuzi yaragiye ajya ahantu kurugari kurahazi aragenda nibwo yarabonye miliyoni 10 aribwo bwa mbere agurayo ikibanza kurugarika inyuma ku mazi urenze kuri ADPR urahabona agurayo ikibanza arangije agurayo ikibanza azamura y'inzu uwo munsi inzu ikimara kuyisakara yafashe umugore n'abana bimurajya kubatuza kurugarika inyuma hari yirengagiza ikintu kimwe ko mu cyaro hajya kuba y'umukire buriya mu cyaro hatura umukire ntago hatura umukire ntago ukennye uba mu cyaro ugapfa ukitwa n'inzara utitwa n'inzara se wahinga kuko umujyi buryo uturamo abantu bashakisha umujyi uturamo abantu badafite ubutunzi ariko mu cyaro bisaba isambu bisaba uburyo bwo kubaho kubona ifumbire kubona ibintu byose uburyo bwo kubaho bwo mu cyaro afasha umugore afasha abana aragiye abajyanye iyo ngiyo kurugarika akazi yari afite mu mujyi akabanza agategesha moto ya 2 kugera Bishenyi yarangiza kuva Bishenyi agafata 2-5 kugira ngo agere Nyabugogo yakoreraga mu mujyi akonyose nyisa akaba 3 gutaha 3 n'umugore yari afite akazi yari umuyegenti wabyumvise ku munsi bagakoresha 20,000 muri yabaye noneho yakererewe akamwa gacupa bya bindi by'abanywa gacupa moto ikamuca 6,000 wayumvishe trauma ikintu cyonyine trauma yari afite yari yuko ngo amafaranga n'ubyukuri 10,000 iyo nzu ayifitaho hashize imyaka 3 miliyoni 10 azifite uri kubyumva nubwo muvuga ngo zirakura uri kubyumva ariko nanone hari imibereho mibi kandi ufite miliyoni 10
burya tujya tuvugisha ukuri uri kubyumva niba ushobora kuba utunze inzu mbwira uti ngiye naguze inzu nyifite iyo ngiyo ku Rugarika inyuma sibyo bampa miliyoni 15 uri kubyumva ushiduka imibereho urimo za miliyoni 10 wagiye kubakisha inzu ku Rugarika wararangije kujyamo amadeni inshuti zawe waratanje na sheke zitazigamiye uri kubyumva uri kuvuga ngo ufite inzu nyamara ufite so ugasanga rero umuntu afite iyo trauma umuntu akagira uceka kubita miliyoni 3 miliyoni 5 bakamujyana he akagenda akajya irulindo ngo bogi ikibanza wabyumvishe bati kibanza bakayamuca miliyoni 8 akagura icyo kibanza kikamara imyaka 5 kuko urumva ikibanza cya miliyoni 3 bisaba kugira ngo wacu kukamunyo ntibishoboka uri kuyumva wacu kukamunyo ntibishoboka birazaba ngo ujye ahantu kure uzabika icyo kibanza mu mafaranga zabahara ariko turebe bazarinda bagufunga uri kubyumva kubera kwikopesha no gufata amadeni kuko wafashe amafaranga yego abantu benshi abantu bose baravuga ngo ubutaka ngo nibwo bwa mbere ahanini burya niyo ufite umugore ukaba utaragura ubutaka umugore ngo abayizera ko utaramushaka buriya niyo mpamvu uzareba iteka ibonye amafaranga ubuze ko nta butaka ngira sindamushaka iyo iteka ibonye amafaranga ikintu cya mbere umugore ahagararaho ngo waguze akazi ngo waguze ubutaka uri kubyumva aratekereza ati uyu muntu yapfa ntunguye wirirwa ahurira moto mu gitondo na nimugoroba uri kubyumva nasigarana iki mu by'ukuri iyo trauma iri ku rwego rwo hejuru hari abantu benshi bafata amafaranga kugira ngo bakore utuganda bakora uduki sibyo tubyara amafaranga arebe akagenda agafata aho hantu akahagura uko byumva yamarangiza no kuhagura ubundi mbere yo kugura ahantu banza no kureba se koko ubu butaka nguze buzunguka ari n'umuntu ukubwira ngo aho wabugura hose nguzunguka nyuma y'igihe kingana iki my dear uwakoze business azabageze yego uri kubyumva none rero abantu dukwiriye kumva ngo ibijyanye n'umutungo ntago abanyarwanda bose izarangira bakigura ubutaka cyane cyane nk'igihugu cyacu ko ari gito harabura igihe gitoya rwose ngo inzozi zo gutunga inzu n'ubutaka zizave mu byo abantu batekereza yes uri kubyumva bibashiremo aho inzu izagenda n'ubu miliyari zirahari zo kubamo aho inzu uyigura miliyari uri kubyumva so ukibaza se umwana uvuye muri segonderi 24 umuntu abagomba gushaka muri kuri 25 niba nta bundi burwayi ufite yes niba nta kindi kibazo ufite nta burwayi ufite ariko ntujya bukomeretse 26 ugomba gushaka ujya babukomeretse singira aho ngome umusane dukomeretsa abantu uri kubyumva yego so ugasanga nawe kuri 25 ugomba gushaka sibyo inzu izaba ari miliyari icyo ni ikintu nukuvuga ngo harabura igihe gito navuga mu Rwanda ngo iyo target yo kuvuga ngo nzagera kuri iki uzasanga ari ikintu kireje aho gusigaye bibaza ngo ndakora iki wese niba araho gukodesha ndafite sibyo ese niba ari kugura inzu ndayigura gute ndafata loan gute ndabigenza gute niyo style zasigara abantu rero batangira kumva neza niba ibintu bijyanye na assets mu buryo budafatika mu buryo buri digital sibyo kuko niba ujya muri Benin ukajya ku isoko rya mbere uri kubyumva isoko rya mbere bakagukubita igipapuro cy'impapuro mpeshamwenda cya miliyari gifite inyungu ya 13 uri kubyumva uba wibaza ko iyo si assets upfuye urwo rupapuro nururaga umwana urwo rupapuro akabarya bana notification niyo ugiye kuyigurisha uyigurishanya n'inyungu iyo bond uri kubyumva yes kandi uwo ni umutungo ufite miliyari uwo muntu ufite bonde ye y'uka 13 nawe ufite inzu ahantu ya miliyari nta hantu mutandukanye yes uretse ko wenda aho murusha kubyimba ugenda ubyimbye ngo ufite inzu abantu bose ukajya ubajyanaho ngo munsange iwanjye sibyo ariko unfortunately tubyumvikane ko umutungo udafatika umutungo uri digitale ari umutungo isi iri kujyamo sibyo ngira ngo ubujire ndimo nshaka gusobanura ibyo bita metaverse ndavugane naba ngiye kure ubwonko bw'abanyarwanda ariko n'ubundi mu kiganiro cy'ubuta metaverse tuzayigarukaho ariko hano musaho hari ikintu kimwe navuga rero impamvu navuze ngo umuntu uri bwumve iki kiganiro wa mugani wandi ngo bazamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura ko yanditse hari ikintu gitangaje nimugoroba nari ndimo gusoma mu gitabo cya Luka ndimo kugisoma mbona ahantu Yesu yabwiye
babandi nyine abafarisayo n'abasadukayo n'abaki ababwira ngo mu gihe cya Eliya ngo hariho abapfakazi benshi wabyumvishe ngo ariko ngo yafashije wa mupfakazi wo mu kindi gihugu aranavuga ngo no mu gihe cya Elisa uri kubyumva ngo no mu gihe cya Elisa hariho ababembe benshi ngo ariko yakijije Namani w'Isiriya wabyumvishe icyo yabahuguraga babwiraga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo uri kubyumva niki cyatumye Elisa akiza umubembe w'iyo kandi Isiraheli huzuye ababembe benshi ni ukubera kutemera iki umuhanuzi ni nabyo rero tuba turi kuvuga hano dufata umwanya munini tukavuga ibintu uri kubyumva ariko ugasanga ababembe bo mu Rwanda nibakiza ugasanga hakiza ababembe ba Uganda uri kubyumva kubera iki kuko abanyarwanda nyine batemeye umuhanuzi wiwawa nicyo Yesu yari arimo kubahugura okay dufite abantu musawo so rero tukavuga ngo bakeneye kwiga ibi ni ibintu abantu bakwiriye kumva akamenya ngo tugire gute niba koko ntashobora kugura ikibanza sibyo ariko byibura nshobora kuvuga ati 50,000 ndagiye ngo zimigabane umugani ni 300 simeruka 350 simeruka update muri ya banki yandi tutabamaje nta kintu yaduhaye uri kubyumva ugasanga uracyari kuri 350 ya kampani deruka kure umugani ni 1,200 uri kubyumva uretse ko hari igihe mba numva ntayizeye ko warambwiye ngo ikora kawunga uri kubyumva ariko dufite urugero nk'aya kampani y'ibinyobwa imaze imyaka irenga 50 ikorera mu Rwanda ibyo byerekana stability kuri kampani sibyo ukavuga utereka nguri imigabane ukavuga reka ngure Bitcoin ukavuga reka ngure ETF izo ETF twavuga sibyo ukavuga uti ibi bintu byose reka mbibike sibyo nyuma y'imyaka 40 nzabwira umwana nge nananiwe kugura ibyo bibanza ariko afazari mfite izi assets nizo zaguraga make nizo nabashije kugura nimba mvuga ngo umugabane wa ETF muri BlackRock ngo bita kuri ETF bita IBT ni ugura 63 abantu benshi bashobora kuyabona byibura bakagura umugabane umwe buri kwezi uko uyu mwaka ugashira bafite imigabane 13 wabyumvishe niba ushobora kuba udafite amafaranga yagura ikibanza cya 10,000 ariko wagura Solana sibyo wagura Solana wagura Ethereum izo ni coins zimaze wagura BNB XRP yazamutse bro XRP nayo yazamutse yakubise muri 3 twarashakuje iri kuri 1.5 ngo abantu bayigure naguze dukesha ubu watanze miliyoni yungutse 2 uwatanze 10 yungutse izindi 10 wabyumvise ni ukuvuga ngo abantu bagomba kumenya cyangwa se bazabe nyine nk'abo babembe bo mu gihe cya Elisa kugeza ubwo Elisa yagiye gufasha abantu bro kugeza ubwo Elisa yagiye gukiza Namani kandi muri Isiraheli hari ababembe iryo jambo ryanyigishije cyane nagisomye nijoro waritinzeho uri mu bihe bidasanzwe rero ngenda kwibutsa ko abantu badukurikiye wenda tugana ku musozo harimo abantu bakeneye ubwo bumenyi yego buryo ariko aribaza ngo ninde wanyigisha nakwiga gute reka nsa n'uvuga ngo tugiye gutangira wenda faze ikurikira yo gutangira kwegeranya abantu bumva bashaka kwiga ariko pana ko investis apana gushoramo ntabwo dushaka abashora dushaka abantu bamenye bashaka ubumenyi to basing kuri education so rero nabyo turabipanga turebe niba mu gihe runaka tuzavangwa abantu bakeneye kwiga barishura bingana gutya bige gutya nizo certificate bazazibone ariko cyangwa n'ubumenyi kuruta ibipapuro yego bityo nkaba numva mu minsi iza tuzategura seminaire tuzagerageza ku buryo kiyo seminaire ihenduka mu buryo bushoboka iba umunsi umwe ariko ihenduke kuko izikizakora umuntu uri imbere yawe physical arakureba ubivuga azatahana base yo gutekereza kwiga yego iyo rero yamubanziriza mbere yo ko apanga kujya kwiga agatangira kujya kubishyira mu mutwe we ashobora kohereza umwana we nawe bashobora kuza yego akoze bro yego Imana iguhe umugisha nawe akoze cyane